Nkuko tuzi ko indwara nyinshi zigira ibimenyetso, ubukire nabwo nuko. Umuntu wenda gukira cyangwa ugiye gutangira gukirigita ifaranga, hari ibimenyetso bimugaragaza uretse ko akenshi wadashobora kubibona. Ni ibimenyetso bitanu byerekana kuri gukira buhoro buhoro nubwo utabimenya. Ndagusaba gukomeza kubana natwe kugeza wumvise neza ikimenyetso cya gatanu. Niwibonaho kimwe muri ibi bimenyetso tugiye kuvuga, ntibigutere kwirara ngo utekereze ko ugiye kuba umukire nta kabuza, ahubwo ubyifashishe mu kumenya aho ukwiye gushyira imbaraga kugira ngo amahirwe yawe yo gutera imbere arusheho kwiyongera. Niba uri mushya kuri iyi channel, nakwibutsa gukora subscribe ndetse ugakanda like kuri iyi video kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro tubagezaho bikubiyemo amasomo yo kwiteza imbere dukusanya dukuye mu bitabo byahinduye ubuzima bwa benshi ndetse twifashishije ingero za bamwe mu bageze ku bukire. Abantu benshi batekereza ko gukira ari ibintu bazabonesha amaso yabo, bakabibona biba ndetse bazi ko gukira bigomba kuzana ibyishimo byinshi mu buzima. Bumva ko umunsi umwe ubuzima bwabo buzahinduka mu buryo bugaragara, bakabyuka bafite inzu nziza bahoraga barota, imodoka nshya cyangwa konti ya banki yabo iriho amafaranga menshi ku buryo bumva bageze ku ntego yabo. Ariko ibimenyetso bya mbere by'uko umuntu ari gukira akenshi ntabwo bigaragara muri ubwo buryo, biba byicecekeye cyane kandi rimwe na rimwe bikaba bisa nk'ibintu bisanzwe cyane. Iyo uri umuntu wenda gutera imbere, ubuzima bwawe butangira kugira ituze ryinshi. Iyo habaye ikintu kigutwara amafaranga kitari giteganyijwe, ntikigusenyera gahunda y'ukwezi kwawe kose, keretse hari ikibazo kiri hagati y'urupfu n'ubuzima. Ubuzi neza aho amafaranga yawe ajya, utangira kwanga kugura bimwe mu bintu wakundaga kugura. Amafaranga winjiza agenda yiyongera, ariko ayo ukoresha ntabwo yongera ku muvuduko umwe nayo winjiza. Kubera ko ibyo byose bitagaragara cyane mu maso y'abandi, biragoye ko umuntu yamenya iterambere rye bwite ngo amenye neza ko ibiri kumubaho ari ugutera intambwe igana ku bukire. Muri iyi video ngiye kukwereka ibimenyetso bitanu byerekana ko uri gukira buhoro buhoro, nubwo wowe ubwawe ushobora kuba utarabimenya kuko wireba uyu munsi ugasanga nta mafaranga ufite. Kandi niba hari bimwe mu bimenyetso ubona mu buzima bwawe mu byo tugiye kuvuga, ushobora kuba uri hafi y'iterambere ry'amafaranga kurusha uko ubitekereza. Niba hari kimwe mu bimenyetso wisanzeho, ntugende utabidusangije muri comments. N'abatindiye, reka dutangirane n'ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya mbere, ubuzima bwawe bw'amafaranga busa n'ubutarimo ibintu byinshi bidasanzwe. Icyo bivuze ni uko utakigura ibintu byinshi bigutwara amafaranga ugereranyije na mbere. Si ngombwa ngo amafaranga winjiza abe yariyongereye, ahubwo ibiyatwara birabanza bikagabanuka. Ibi bishobora kumvikana nk'ikintu gitangaje, ariko ni kimwe mu bimenyetso bisobanutse cyane byerekana kuri gukira. Ushobora gusanga weekend zawe zitakimeze nk'uko zari zimeze mbere, utagisohokana n'inshuti zawe nk'uko byahoze, ingendo zitateguwe nko gusurana hagamijwe kwishimisha n'abandi bantu ugasanga zaragabanutse. Kugura ibintu bishya gusa kubera ko abandi babigura nabyo ntibikikurangaza nk'uko byahoze. Ntubona mugenzi wawe yaguze telefone nshya ngo nawe uhite wumva ushatse kuyigura. Ntuba ugishishikajwe n'ikintu gikurikira ugomba kugura, ahantu ugomba gusura cyangwa ibintu ugomba gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Ku muntu urebera hanze, ibi bishobora gusa n'ubuzima burambiranye, mbese buri boring cyane. Ariko ikintu kiba kirimo kuba mu by'ukuri ni uko uba wararetse gushaka ibyishimo mu bintu bitwara amafaranga menshi ariko bitagira icyo byongera ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, ntuba ukiri wa muntu ushishikazwa no kugura ibintu byinshi, ibintu bituma amafaranga make wabonaga atagenda ku muvuduko yagendagaho mbere. Yaba adahari bikagutera kuyatindana mu gihe abonetse. Akenshi iyo ibi bintu biri kuba, ntabwo ushobora guhita ubimenya, ndetse rimwe na rimwe ushobora gutekereza ko ahubwo wasubiye inyuma mu iterambere kuko utakigura ibintu waguraga kandi amafaranga yawe akaba ataratangira kwiyongera. Gusa iterambere rituje rikomeza kubaho mu gihe ubuzima bwawe busa n'ubusanzwe. Ibi nibyo bituma abantu benshi batabona ko bari gutera imbere. Nyuma y'igihe, izo ngeso zo kudakunda kugura ibintu byinshi no kujya mu bintu bitwara amafaranga zisa n'izisanzwe mu buzima bwawe, ariko nizo zibyara umudendezo w'ejo hazaza. Kuko ubuzima bushobora gusa n'ubutarimo ibintu byinshi uyu munsi binashishikaje, ariko ubwo buzima nibwo bushobora kuzaguha amahitamo menshi ejo hazaza. Mu gihe abandi bakoresha amafaranga yabo bashaka ibyishimo by'ako kanya, wowe uri kuyakoresha wubaka umutekano w'ejo hazaza. Kandi kenshi cyane umutekano niwo ntambwe ya mbere iganisha ku bukire nyabwo. Ikimenyetso cya kabiri, ikiguzi kitari giteganyijwe ntigituma uhindura gahunda yo gukoresha amafaranga yawe. Iki ni kimwe mu bimenyetso bya mbere byerekana ko uri gukira buhoro buhoro. Si uko utakigira ibibazo by'amafaranga, ibibazo by'amafaranga byo biracyariho. Inzu ubamo iracyakeneye kwishyurwa, uracyakeneye ibyo kurya bihagije n'ibindi bintu bisaba amafaranga. Kubaho ubwabyo biracyagusaba ikiguzi runaka cy'amafaranga. Itandukaniro ni uko ikibazo runaka kiguma ku rugero rwacyo nyarwo. Niba habaye ikiguzi cy'ubuvuzi kitari giteganyijwe, wenda warwaye cyangwa warwaje, birakubangamira ariko ntibigutera kujya mu myenda cyangwa guhangayika cyane. Amafaranga yawe atangira gukoreshwa mu bintu biri ngombwa gusa, ku buryo utangira no kwizigama utabanje kubitekerezaho cyane. Umuco wo kuzigama usanzwe ugora abantu benshi cyane utangira kukorohera kuko uba utagira ibintu byinshi bigutwara amafaranga. Ibyo bigatuma ibibazo bitunguranye bitagutera ubwoba cyane. Iyo ikiguzi gitunguranye kitakwicira gahunda yawe, n'ubu uri kubungabunga konti yawe gusa, ubu nabungabunga amarangamutima yawe. Iyo ufite amafaranga make wabitse ku ruhande,
ibibazo bito bikomeza kuba bito nyine, birakemurwa, amafaranga akongera kuzuzwa, ubuzima bugakomeza. Kandi ibyo bihindura uburyo ubuzima bwawe bwose bumeze. Urekera guhora ufite ubwoba bw'ikintu kimwe gitunguranye gishobora gusenya ibyo wubatse byose. Ureka gufata buri fagitire nk'iterabwoba cyangwa ikintu gikanganye, nyir'inzu ntabwo uhamagara ngo umutima usimbuke. Utangira kubona amafaranga atakigenzura amarangamutima yawe nk'uko byahoze. Iryo tuze ni uburyo bwa mbere bw'ubukire, kuko kimwe mu bitandukanya abakene n'abubaka umutungo si uko ibibazo bibaho cyangwa bitabaho, ahubwo nuko ikibazo cyose kitagomba guhinduka ikibazo gikomeye cyane. Ikimenyetso cya gatatu, uzi imibare yawe. Iki ni kimwe mu bitandukanya abantu bari gukira buhoro buhoro n'abakomeza kuguma aho bari cyangwa bagasubira inyuma. Abantu benshi bafite ibibazo by'amafaranga bakunda guhunga imibare yabo. Ntibashaka kureba neza uko bahagaze, kuko kubireba bibatera stress, bikanabibutsa ko hakiri urugendo rurerure ngo batere imbere. Ibi bintu ubwonko bwacu burabitinya cyane. Bafungura konti yabo gusa igihe bagiye kugura ikintu cyangwa igihe bafite ubwoba ko amafaranga ashobora kuba yarashize, bagiye kureba ayo basigaranye. Ariko abantu bari gukira cyangwa bari gutera imbere bakora ikinyuranyo cy'ibyo. Batangira kwitondera imibare yabo, bamenya hafi umutungo wose n'ibintu by'agaciro bafite. Bamenya amafaranga yabo asanzwe asohoka buri kwezi, ndetse bakamenya neza aho buri faranga ryabo rijya. Bagira ishusho rusange y'aho amafaranga yabo ajya n'aho urugendo rwabo rw'ubukungu rugeze. Iyo uzi ingano y'amafaranga winjiza, ukamenya n'aho amafaranga yawe ajya, uba utangiye kumenya neza imibare yawe. Ibyo bigatuma ushobora gutangira kugira gahunda y'amafaranga yawe. Umuhinzi ureba uko ibihingwa bye bimeze, ntabireba kuko hari ikibazo bifite gusa, abireba kuko ashaka ko bikomeza gukura. Kwita ku mibare yawe ni kimwe mu bikoresho bihendutse cyane, nta kiguzi bisaba, ariko bikwereka aho amafaranga yawe ava, bikwereka aho anyura, bikwereka aho atakarira, bikakwereka aho uri gutera imbere cyangwa aho uri kugwa muri manka. Kandi niba usanzwe uzi imibare yawe, nubwo yaba ari imibare iri hasi cyane, icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko imyitwarire yawe izakuganisha ku bukire mu gihe kizaza. Imyitwarire ibanza kuza mbere y'uko amafaranga menshi aza. Ikimenyetso cya kane, wanga ibintu ushobora kugura. Iki ni kimwe mu bimenyetso byerekana gukura mu mitekerereze y'amafaranga. Kwanga kugura ikintu kuko udafite ubushobozi bwo kukigura ni ukutagura ikintu by'agahato, ariko kwanga kugura ikintu ufite ubushobozi bwo kukigura ni amahitamo yawe. Wenda washakaga telefone nshya, kwitabira igitaramo cy'umuhanzi ukunda, kugura ibikoresho byo mu rugo, cyangwa kugura imodoka nziza kurusha iyo wari ufite. Amafaranga wari uyafite washoboraga kuyakoresha ako kanya, ariko wabanje guhagarara uribaza uti, iki kintu koko cyanyegereza ubuzima nshaka kubamo? Hanyuma ugafata umwanzuro wo kugumana amafaranga yawe. Ibyo si ukwiyima, ahubwo ni uguhitamo umudendezo wo mu gihe kizaza, aho guhitamo irari ry'ako kanya. Menya gushyira intera hagati yo kwifuza ikintu no guhita ukigura. Iyo pose cyangwa gutegereza mbere y'uko ugura ikintu runaka iba ifite imbaraga nyinshi cyane, kuko buri gihe wanze ikintu kidahuye n'intego zawe, uba uri kuvuga yego ku buzima bufite amahitamo menshi mu gihe kizaza. Ikimenyetso cya gatanu, igipimo cy'amafaranga uzigama kiriyongera mu gihe ayo winjiza yiyongereye. Iki ni kimwe mu bimenyetso bikomeye kandi bipimika byerekana ko uri gukira, kuko winjiza amafaranga menshi byonyine ntibisobanura ko uri kubaka umutungo. Abantu benshi amafaranga binjiza ariyongera, ariko bagakomeza kuguma aho bari bari mu iterambere. Impamvu ni uko imibereho yabo ihita izamukana n'ayo mafaranga mashya babona. Ibyo nibyo bita lifestyle creep. Ubonye inyongera ku mushahara, uhise ushaka kwimuka mu nzu wabagamo ukajya muyishyurwa amafaranga menshi. Niba wari usanzwe ujya ku kazi n'amaguru, uhise utangira gutega moto ya buri munsi. Niba nta televiziyo wagiraga, wahise uyigura, ndetse ubwo yemeje kujya wishyura ifatabuguzi rya televiziyo buri kwezi. Iyo bigenze bityo, abantu batekereza ko watangiye gutera imbere, ariko mu by'ukuri uba uri kwikerereza cyane mu iterambere. Niba igipimo cy'amafaranga winjiza kiri kuzamuka, ugahita uzamura n'imibereho wari usanzwe ubayemo, biragoye cyane ko watera imbere. Ariko niba amafaranga winjiza yiyongereye, ukazamura n'amafaranga wizigamira, hari ikintu kidasanzwe kiba kiri kuba. Niba mbere warazigamaga 10% by'amafaranga winjiza, none ubu ukaba uzigama 15 cyangwa 20 mu gihe amafaranga winjiza yiyongereye, icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'iterambere. Bisobanuye ko amafaranga winjiza yiyongera, ariko imibereho yawe itarimo kuyamira yose. Iyo ntera iri hagati y'amafaranga winjiza n'ayo ukoresha niyo moteri nyayo y'ubukire. Nigaburira ishoramari ryawe, niyo yubaka emergency fund yawe cyangwa y'amafaranga yo gukemuza ibibazo bitunguranye, niyo kuzanira umudendezo, niyo kuzanira amahitamo menshi mu gihe kizaza. Kandi aha niho ubukire butangirira kwihuta mu ituze rikomeye cyane, kuko buri nyongera y'amafaranga itahindutse fagitire ugomba kwishyura nshya, ibibaye lisansi y'ahazaza hawe. Amafaranga menshi ajya mu mitungo, amafaranga menshi aguma mu maboko yawe, amafaranga menshi atangira kugukorera aho kugenda ashirira mu mibereho ihenze isaba ikiguzi cyo hejuru. Niba iyo ntera iri gukura, umutungo wawe nawo uri gukura mu buryo utazi.
Nubwo utarumva ko uri umukire, imibare yo iba yamaze gutangira kugukorera. Iterambere ntabwo rizana notification cyangwa ngo ribanze kukumenyesha ko rigiye kuza mu buryo bugaragara. Nta butumwa uzabona bukubwira ngo twishimiye kukumenyesha ko guhera uyu munsi uri gukira. Nta butumwa uzakira kuri telefone yawe bukubwira ko ingeso zawe zatangiye gutanga umusaruro. Akenshi kubaka ubukire ni urugendo rutuje cyane, rugenda buhoro buhoro, kandi rimwe na rimwe ntabwo ruba rugaragara. Niyo mpamvu abantu benshi basuzugura iterambere ryabo. Niba wabonye byinshi muri ibi bimenyetso mu buzima bwawe, ushobora kuba ugeze kure cyane kurusha uko ubitekereza. Ubuzima bwawe bushobora kuba butagaragara nk'ubw'umukire, ariko imyitwarire yawe yatangiye gusa n'iy'umuntu wubaka umutungo buhoro buhoro, kandi ibyo bifite agaciro gakomeye cyane, kuko amarangamutima yawe ashobora kuba atandukanye n'ukuri nyako. Ushobora kumva nta kintu kiri kuba mu gihe ingeso zawe zirimo guhindura ejo hazaza hawe. Bityo rero izere imibare, izere gahunda yawe, komeza urugendo. Mbere yo kuva kuri iyi video, hitamo igikorwa kimwe gito. Niba bishoboka, ongera amafaranga uzigama buri kwezi. Reba umutungo wawe, sesengura amafaranga ukoresha buri kwezi, umenye ayo winjiza n'ayo usohora, cyangwa ukure mu buzima bwawe ikintu kimwe kidahuye n'intego zawe. Ushobora kuba utarumva ko uri umukire cyangwa uri mu rugendo ruganisha ku bukire, ariko niba ingeso zawe zirimo guhinduka, ejo hazaza hawe naho harimo guhinduka nubwo utari kubibona. Niba iyi video yakugiriye akamaro, kanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi video zigufasha gusobanukirwa iterambere nyaryo ry'ubukungu. Ntugende utatwandikiye muri comment ngo tubwire ikimenyetso muri ibi bitanu usanzwe ubona mu buzima bwawe. Niba ushaka gukomeza kwiga byinshi, reba video ikurikira ivuga ku ngeso zituje zagufasha kubaka ubukungu butajegajega.